nsabiye buri muntu wese hano izina rye ririho mu buhereza bwera mu rwego rw'ubudikoni umwaka w'umwami wacu wa 8 Kanama 2026. Uko kurobanurwa gukozwe mu muco no mu mikorere y'itorero ry'Abangilikani iminsi yose Anglican Communion hakurikijwe gahunda yo mu gitabo cy'amasengesho y'itorero Angilikani y'u Rwanda EAR. Dusabiye mwene data urobanuwe kugira ngo ubuhereza bwe buzabe gushimwa mu maso y'Imana, wihesha icyubahiro kandi wihesha itorero ryayo umugisha muri Kristo Yesu. Bikorewe i Rubavu ku wa 8/8/2026 na Reverend Ndahimana Murekezi Augustin, umwepiskopi wa EAR Diyoseze.